Bene data muri Kristo Yesu twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana mugezwaho na Pasiteri Nibigena Michel. Ijambo ry'Imana turarisanga urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, igice cya 5 umurongo wa 12 tugeze 23. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo ariko bene data turabinginga kugira ngo mwite kubakorera muri mwe batabagitegekera mu mwami wacu, babahana mububahe cyane mu rukundo rw'umurimo wabo, mugirirane amahoro. Kandi turabahugura bene data kugira ngo mucyahe abica gahunda, mukomeze abacogora, mufashe abadakomeye, mwihanganire bose, murebe hatagira uwitura undi nabi yamugiriye, ahubwo mujye mukurikiza icyiza iteka mu byo mugirirana no mu byo mugirira abandi bose. Mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Ntimukazimye umwuka w'Imana, kandi ntimugahinyure ibihanurwa, ahubwo mugerageze byose, mugundire ibyiza, mwirinde igisa n'ikibi cyose. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data, turagira ngo dusangire ijambo ry'Imana muri iki gihe Imana ikomeje kudusangiza. Turagira ngo tuganire ku ntego ivuga ngo imbaraga zo gusenga, kubera ko no ku murongo wa 16 ndetse wa 18 baravuga ngo mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Turabona urugendo rwa Pawulo, turabona urugendo rwa Timoteyo, turabona urugendo rwa Sila. Pawulo yari afitanye isano na Sila ndetse na Timoteyo, kubera ko iyo sano bari bahujwe no gusenga. Kandi Pawulo na Sila bavuye Tesalonike bahungira i Beroya, kubera ko Timoteyo we ntabwo yavugaga, ariko birashoboka ko biragaragara ko Timoteyo yaba arasigaye i Tesalonike, kubera ko biragaragara ko Pawulo na Sila bagiye i Beroya, noneho biragaragara ko Timoteyo yari yasigaye Tesalonike. Ngira ngo mu byakozwe no mu gice cya 17 umurongo wa 14 turabibona ko batubwira iyi nkuru ya Pawulo ndetse na Sila na Timoteyo, urugendo bagiye bakora, bakajya mu gace bakajya mu kandi, ndetse na hari i Beriyo haje kuba ikintu cy'itotezwa. Pawulo aza kuvayo agitenayi. Ni ukuvuga ngo uyu murimo tuwukora ari urugendo, ari uruhererekane, bitewe n'ikibazo kiri ahantu, bitewe n'impamvu iri ahantu, tuhajyana ubutumwa bitewe n'ikibazo gihari, bitewe n'impamvu, kubera ko ibibazo biba bitandukanye muri situwasiyo. Noneho tukabona ko n'ubundi Pawulo yaje kuva hariya i Beriyo ajya Tenayi, kubera ko Timoteyo yari yasigaye i Tesalonike, noneho Pawulo na Sila bari i Beriyo. Naho rero i Beriyo haje kuba ikibazo, habaye ikibazo, noneho Pawulo nawe aza kuhava ajya i Tenayi. Byatewe n'iki? Byatewe n'uko i Tenayi hari impamvu yagombaga kujyayo, kubera ko i Beriyo byatewe n'itotezwa ryari rihari. Pawulo rero aza guhungira i Tenayi, asiga Sila na Timoteyo i Beriyo. yarahabasize Timoteyo na Sila, Pawulo yabasize i Beriyo. Noneho nyuma yaho Pawulo aza gutumaho Timoteyo na Sila, aza kubatumaho, abasaba kumusanga i Tenayi. Pawulo ava hahandi hari itotezwa i Beriyo, ni naho yari yasize Pawulo na Sila, noneho abasaba ko baza kumusanga Tenayi. Noneho Timoteyo aza gusanga Pawulo Tenayi, amutuma i Tesalonike. Ni ukuvuga ngo kubera ko hari impamvu no kujyana ubutumwa, kandi babujyana mu izina rya Yesu, babujyana ari ubutumwa bahawe n'Imana. None rero Pawulo aza gutuma Timoteyo Tesalonike. Ni ukuvuga ngo noneho Sila we ntabwo bari kumwe, ashobora kuba yari yaherekeje Filipo ubwo Timoteyo we yajyaga i Tesalonike. Pawulo rero yakomeje
ajya i Korinto, ndetse n'ubundi Sila na Timoteyo baje gusanga Pawulo i Korinto. Rero Pawulo aza kwandika urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike arwoherereza itorero. Hashize n'ubundi amezi 6 yandika urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike. Urwandiko rwa kabiri n'ubundi arwoherereza abakristo kuko bari bakeneye ijambo ry'Imana. Bivuga ngo uko bakoraga urugendo, murabona ko rwari uruhererekane. Hari aho Pawulo yabanje kujya na Sila, ndetse Pawulo aza kuvayo kubw'impamvu, asigayo Timoteyo na Sila, noneho nabwo yongera kubasigayo, bongera kumusanga. Uru rugendo rwabaye rurerure, kandi ni ukuvuga ngo Pawulo yaje kwandika uru rwandiko rwa kabiri n'urwa mbere rw'Abatesalonike ngo bitewe n'ikibazo cyari gihari. Rero tubona uyu murimo w'Imana, icya mbere ubanzirizwa no gusenga. Umurimo w'Imana ubanzirizwa no gusenga ubudasiba. Ibi ngibi Pawulo ibyo yakoze byose mwari uriya rugendo, ntabwo ashobora gukora urugendo atarimo gusenga. Intwaro ya mbere ni ugusenga. Intwaro ya mbere yifashishije ni ugusenga, ni ukuba imbere y'Imana, ndetse gusenga ubudasiba. Nk'uko twabibonye, gusenga niyo ntwaro ya mbere. Nk'uko ijambo ry'Imana tubwira ngo uwo mudayimoni ntavanwaho n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Ku murongo wa 14 baratubwira ngo muri cya gice twasomye cya 5, murongo wa 14, ngo turabahugura bene data kugira ngo mu cyaha bica gahunda. Abantu bamwe ntabwo barasobanukirwa neza ikintu bita gusenga. Usanga babifata nk'ari ibintu bisanzwe, rimwe na rimwe abandi bagasenga mu kintu kimeze nk'ikigare, ukabona abantu bamwe barabyitiranya, abantu bamwe barabivanga. Ni ukuvuga ngo iri jambo ngo kandi turabahugura bene data kugira ngo mu cyaha bica gahunda. Umuntu aragenda agafata icyumweru, agafata ibyumweru 2 ari mu cyumba cy'amasengesho, afite abana mu rugo, afite amatungo mu rugo. Ni ukuvuga ngo akamara ibyumweru 2 cyangwa akamara ukwezi yagiye gusenga, ariko anafite n'indi nshingano mu itorero ahagarariye cyangwa se abazwa. Noneho ugasanga muri kwa kwezi harimo gahunda z'itorero, cyangwa muri cya cyumweru harimo gahunda z'itorero. Ugasanga noneho aho yagiye gusengera hatandukanye na gahunda z'itorero rimwe na rimwe, ndetse ntamenya n'ibyabaye ku rusengero, ndetse rimwe na rimwe nta nubwo bubahiriza gahunda zo ku rusengero, na gahunda z'urugo ntazubahiriza. Azi ko abana babayeho, ntazi ubuzima abana bafite, ntazi ubuzima babayeho. Noneho rimwe na rimwe za gahunda zo ku rusengero nazo yarazitaye, ntamenya gahunda uko zimeze, ndetse inshingano zo ku itorero nazo ntazubahiriza. Niyo mpamvu kuri uyu murongo wa 14, kandi bene data turabahugura kugira ngo mucyahe abica gahunda, kandi mukomeze abacogora, mufashe abadakomeye, kandi ngo mwihanganire bose. Itorero rigizwe n'abantu b'ingeri zose kandi batandukanye. Rigizwe n'aba bashobora gucogora vuba, batazi kwihangana, rigizwe n'abariya badakomeye, rigizwe n'abandi batarasobanukirwa ibyo gusenga icyo ari cyo. Akavuga ngo gusenga ni ukumara icyumweru iyo ngiyo mu gihuru, akavuga ngo gusenga ni ukujya kure cyane. Ibyo byose birashoboka, ariko bigakorwa muri gahunda. Mu butayu wajyayo ariko ukabikora muri gahunda. Yewe wamara n'icyumweru ariko ukabikora muri gahunda. Wasenga n'ukwezi ariko ukabikora muri gahunda. Ngira ngo niyo mpamvu n'itorero iyo ufite amasengesho rishyiraho gahunda, uburyo bazasenga n'uburyo bazatangira n'uburyo bazasoza, uzigisha n'uzabwiriza. Urumva ko ibyo bintu bikozwe muri gahunda, kandi ni amasengesho. Niyo mpamvu dushobora gukora intego y'iminsi 40 cyangwa amasengesho y'iminsi 40 y'intego. Ni ukuvuga ngo ariya masengesho nayo yarapangirwa, bafite gahunda, kandi Imana igatanga umugisha. Rimwe na rimwe rero icyo Imana idusaba muri kwa gusenga, Imana iradusaba kugira ngo tugire gahunda hagati y'abantu n'abandi, tukagira gahunda hagati y'Imana natwe, ndetse tukanagira na gahunda hagati y'Imana n'ibyaremwe, ndetse nawe ukagira gahunda ku giti cyawe mu buryo bw'amasengesho. Ku giti cyawe wowe n'Imana ukagira gahunda y'amasengesho, ndetse hagati yawe n'abandi muri ya masengesho ukagira gahunda. Ni ukuvuga ngo rero rimwe na rimwe
sinzi uburyo abantu bagenda babifata, ariko niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ducyahe abica gahunda muri kwa gusenga cyangwa se mu kutubahiriza inshingano. Rimwe na rimwe ugasanga urasenza ariko inshingano z'urugo ntuzujuje, rimwe na rimwe ariko ukajya gusenga ugasanga inshingano za hagati na mugenzi wawe ntuzujuje, rimwe na rimwe ukajya gusenga ugasanga inshingano z'itorero ntuzujuje. Ibyo byose n'ubundi bisa naho urimo bikora mu buryo butagize butari bwo, kuko icya mbere nidusenga tuzabasha gufasha babandi badakomeye, nidusenga tuzaba turimo gufasha babandi batazi kwihangana, nabo tukabasengera kubera ko ni inshingano. Ndetse nidusenga tuzabasha gusengera na babandi bagira inzika mu mutima, hamwe bavuga ngo ndetse ngo murebe hatagira uwitura undi nabi yamugiriye. Nidusenga, gusenga rero ukingura ijuru, gusenga kutuzanira umunezero, gusenga bituzanira agakiza. Niyo mpamvu turagomba, intwaro ya mbere ni ugusenga ubudasiba, tugasoma ijambo ry'Imana, tukuzura umwuka wera. Ibyo ni ibintu bigomba kujyana. Turagomba gusobanukirwa gusenga ni iki. Gusenga ni ukwihererana n'Imana, dusoma ijambo ry'Imana, dutega amatwi twumva icyo Imana itubwira, tuganira n'Imana. Ibyo byose ni ibikoresho tukwiye gukoresha mu buryo bwo gusenga. Niyo mpamvu nidufata umwanya wo gusenga, ya mahoro azaboneka, amahoro azatuzaho kubera ko twafashe umwanya wo gusenga. Nidufata umwanya wo gusenga, babandi bica gahunda bazabireka. Nidufata umwanya wo gusenga muri gahunda izagenda neza. Nidufata umwanya wo gusenga muri gahunda, tugakora gahunda y'ibyo tugiye gusengera, Imana izabana natwe. Nidufata umwanya wo gusenga tugasengera abica gahunda, Imana nayo izaza idufashe. Nidufata umwanya wo gusenga tugakora gahunda uko iteye, tukagira ingengabihe y'uburyo dusenga, ngira ngo ibyo ngibyo ntabwo bizatuma gahunda yacu itagerwaho kandi gahunda yacu ntizapfa. Nidufata umwanya wo gusenga bizatuma bikomeza abadakomeye. Nidufata umwanya wo gusenga bizafasha babandi bacogora vuba. Gusenga rero bitwongerera imbaraga, gusenga rero bituzanira agakiza iteka. Niyo mpamvu tukwiriye gusenga ubudasiba. Gusenga ni intwaro ikomeye. Bakatubwira ngo mwishime iteka buri munsi. Ubundi gusenga bizana umunezero. Ni kenshi iyo umuntu yafashe umwanya wo gusenga, ibibazo yari afite hari uwo abishyikiriza akabyakira akumva umutwaro. Gusenga ni ukwererana n'Imana, gusenga ni ukuganira n'Imana, gusenga ni ukumva icyo Imana itubwira. Intwaro yo gusenga rero ni intwaro ikomeye. Intwaro yo gusenga ni intwaro iruta izindi. Intwaro yo gusenga ituma ibihome bya Satani bimenagurika. Intwaro yo gusenga bituma ubwami bwa Satani busenyuka, kubera ko ubwami bwa Satani iyo busenyutse haba habayeho intsinzi yo mu ijuru. Niyo mpamvu batuvuga ngo mwishime iteka. Gusenga bizana umunezero, gusenga bizana kwishima, gusenga bituma ibibazo wari ufite ubitura ukabona umunezero. Gusenga bigabanya amakimbirane, gusenga bigabanya urwango, gusenga bikuraho ibibazo byose wari ufite, gusenga bizana ubusabane n'Imana, gusenga bizana ubusabane hagati yawe n'undi, gusenga bizana ubusabane hagati yawe n'ibyaremwe, gusenga bizana umunezero. Niyo mpamvu ku murongo wa 17 batubwira ngo musenge ubudasiba, ntimucogore, mube maso, kandi nimusenga ubudasiba umwuka wera azatuzaho. Nidusenga ubudasiba amahoro azaboneka. Nidusenga ubudasiba ni ukuvuga ngo kamere izatsindwa mu izina rya Yesu. Nidusenga ubudasiba ni ukuvuga ngo umunezero uzatuzaho. Nidusenga ubudasiba tuzabona ubusabane, tuzagira ibihe byiza n'Umwami wacu. Gusenga ubudasiba ni by'Imana idushakaho muri Kristo Yesu, kandi no gushima ubudasiba ni by'Imana idushaka muri Kristo Yesu. Hari abantu biberaho, Imana ibakorera ibitangaza, barabibona, Imana ibakorera ibintu bitandukanye bo batabasha kwikorera, Imana ibarinda bitandukanye, Imana ibakiza uburwayi, Imana ibaha ibibatunga, Imana ibaha ibitunga imiryango yabo, ariko ugasanga babuze iki gikoresho bita gushima iteka. Kuko buri munsi, nkunda kubwira abantu ngo buri munsi mbafite ishimwe ku Mana yanjye, igitondo n'ikigoroba, buri mwanya, buri masegonda, kubera ko isegonda irangiye hari ikintu kiba gishobora kuba cyangwa kumbaho,
ariko icyo gihe Imana yantambukije muri ya masegonda nyavamo ngera mu yandi. Biravuga ngo rero buri segonda dukwiriye gushima Imana. Ngewe buri segonda mba numva afite ishimwe mu kanwa kanjye, buri segonda mba afite ishimwe, ngomba gushima Imana kubera ko hari abantu benshi babuze gushima kandi ibitangaza birakoreka. Niyo mpamvu gushima iteka ni ukuvuga ngo nahoze mbwira abantu ngo ibihe byose dukwiye gushima, byaba ari ibihe byiza, ibihe bibi dukwiye gushima. Ni ukuvuga ngo nk'ubu tumaze igihe cy'amezi 6 abantu bari muri guma mu rugo, bari mu bwigunge, batabasha kugira ubusabane nk'ubwo bagira n'abandi, batabasha gusabana n'abandi kubw'impamvu runaka, kubwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ariko ni ukuvuga ngo ntabwo bikuraho gushima Imana yacu. Nubwo twatera intambwe duhana intera hagati y'umuntu n'undi, turakwiye gushima Imana yacu. Mu bihe bikomeye turagomba gushima Imana yacu, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo dushime iteka kandi dusenge ubudasiba. Gushima bigomba kugendana no gusenga. Ni ukuvuga ngo gushima bigomba kugendana no gusenga. Ubundi isengesho rigabanijemo ibice 4. Icya mbere uragomba kuramya, gutangira uramya usingiza Imana. Irya kabiri ugomba kwicuza, gutekereza hagati yawe n'Imana n'ubusabane ugirana n'Imana. Icya gatatu ni ukuvuga ngo ni ugushima ku by'Imana yagukoreye, ni ukuvuga ngo gushima ibitangaza Imana yagukoreye. Kane wongera gusaba kubera ko wamaze gushima, kandi ijambo ry'Imana tuvuga ngo turagomba gushima iteka. Ibihe byose turagomba gushima, mu ngorane turagomba gushima, bikomeye turagomba gushima, byaba byoroshye turagomba gushima. Ni ukuvuga ngo buri munsi turagomba gushima. No muri COVID Imana ikora ibitangaza, kandi yagomeje kuba Imana, yagomeje kutugirira neza, yagomeje kuturinda. Nubwo bimeze bitya, Imana yagomeje kubana natwe. Imana muri COVID-19 yagomeje gukora ibitangaza, kandi abantu bagomeje kubona amashimwe. Ariko bamwe ntibibuka gushima, bamwe bibagiwe no gushima, kuko turagomba gushima Imana yacu iteka, ndetse tukayisenga ubudasiba. Ni ukuvuga ngo gushima iteka bigomba kugendana no gusenga. Gushima iteka biragomba kugendana no guhimbaza Imana. Gushima iteka biragomba kugendana no kuramya Imana mu buryo butandukanye. Kandi kuramya Imana birenze kuririmba. Kuramya Imana birimo uburyo bwinshi. Iyo twumva ijambo ry'Imana turimo turamya Imana. Iyo tugirira neza abandi tuba turamya Imana. Iyo dutanga amaturo n'icyacu ku by'Imana yaduhaye tuba turamya Imana. Ni ukuvuga ngo iyo turirimba tuba turamya Imana. Iyo duteze amatwi twumva icyo Imana itubwira mu ijambo ryayo tuba turamya Imana. Niyo mpamvu rero bene data tugomba gushima Imana iteka, tugasenga ubudasiba kandi tudacogora, tukiringira Imana yacu, kubera ko Imana yacu ihora ari Imana. Mu bikomeye Imana ihora ari Imana. Abantu benshi rero bakunda kugira indwara yo kutanyurwa ndetse no kudashima. Abantu benshi ntabwo bazi gushima, abantu benshi ntabwo banyurwa, abantu benshi ntabwo banyurwa n'iby'Imana yabakoreye, abantu benshi ntabwo banyurwa n'iby'Imana yabahaye, ahubwo bahora bari mu maganya gusa. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo bene data tugomba gushima iteka, kandi tugasenga iteka, kandi tukayisingiza iteka, uko bwira n'uko bucya Imana idukorera ibitangaza. Bene data rero niyo mpamvu icyo Kristo adusaba ni ugusenga iteka kandi tugashima iteka mu bibaho byose, ngo duhore dushima, kuko ari byo Imana idushakaho muri Kristo Yesu. Imana muri Kristo Yesu ikeneye ko dusenga. Imana muri Kristo Yesu ikeneye ko tuyishima. Imana muri Kristo Yesu ikeneye ko tuyihimbaza. Imana muri Kristo Yesu ikeneye ko tuyizanira amashimwe. Gusenga ubudasiba tudacogora. Niyo mpamvu turagomba kumenya gushima iteka kandi tugasenga ubudasiba, nk'uko Pawulo yakoze urugendo rutandukanye, atanga ubutumwa aho agomba kubujyana, aho bukenewe hajyanayo ubutumwa, aho abona ari ngombwa ajyanayo ubutumwa. Hari n'impamvu yandikiye Abatesalonike, hari n'impamvu yandikiye ririya torero, kwari ukugira ngo nabo abageze inkuru nziza Yesu Kristo, inkuru y'agakiza, babashe gusobanukirwa, babashe kumenya ijambo ry'Imana. Kandi urugendo yagenze, ubwo bagendanye na Timoteyo, ubwo bagendanye na Sira, ndetse akajya ahandi akongera akayimuka, aho hose ngo yagiye agerageza kujyayo, ajya i Beroyo, avayo ajya i Tenayi, ndetse ngo nahaza kuvayo ajya i Tesalonike, ajya i Korinto. Izo ngendo zose yagenze yamamazaga inkuru nziza, yarimo kuramya Imana, yarimo gushima Imana, yamamaza inkuru nziza kandi arimo gusenga. Niyo mpamvu bene data rero turagomba gusenga ubudasiba, ndetse tugashima Imana ubudasiba, uko bwije n'uko bukeye, kuko buri munsi Imana idukorera ibitangaza.
turagomba kumenya rero ko tugomba gusenga ubudasiba, ndetse ibyo byose nibyo Imana yacu dushakaho muri Kristo Yesu kugira ngo dusenge ubudasiba. Nibyo mbasabiye nanjye nisabiye mu izina rya Yesu, amena. Mana, turashima umwami watubambiwe, uri Imana nziza, uri Imana igira neza. Tugushima urukundo rwawe, tugushima ijambo duhaye, tugushima uyu mwanya uduhaye w'ijambo ryawe, ko tugomba gusenga ubudasiba, tugashima ubudasiba, ndetse tugafasha abadakomeye, ndetse abacogora vuba tukabasengera, abadakomeye tukabasengera, abanamuka tukabasengera, abafite ibibazo tukabasengera, tukagirirana muri Yesu Kristo, kubera ko turagomba gusenga ubudasiba. Gusenga bikingura ijuru, gusenga bizana umunezero, gusenga bizana ubusabane, gusenga burema amashimwe, gusenga birema ibitangaza. Niyo mpamvu turagomba gusenga ubudasiba buri munsi, gitondo n'ikigoroba, kandi tugashima buri mwanya, tugashima. Niyo mpamvu rero tugomba kumenya ko tugomba gusenga ubudasiba. Tubisabye mu izina rya Data, twese, n'iry'Umwana, n'iry'Umwuka wera, amen.